uyu mugabo Bode yaje ku meza ni nyuma yo gushwana n'umugore we ndetse arimo kureba kuri telefone. Avuye ahangaha ku meza yanuye ibyo yari kuriraho, yahuye n'umukobwa we avuga ati Judith, none se no kubera iki utambaye ngo ujye ku ishuri? Umwana avuga ati kubera ko ngewe ntifuza kujyayo cyangwa ntabwo ndimo kwiyumva nk'ushaka kujya ku ishuri. Umugabo avuga ati ntabwo urimo kwiyumva nk'ushaka kujya ku ishuri kubera iki se? Umwana yaraka, none se hari ikintu kikubangamiye ku ishuri, ibintu nk'ibyo ngibyo? Umwana avuga ati ngewe ntabwo nshaka kujya ku ishuri. Uyu mugabo avuga ati ni ikihe kibazo Darine? Uyu avuga ati ntacyo. Umugore yaje avuga ati hey mukobwa mutoya, ni biki byakugezemo se? Iyo ngiye ntabwo ari imyitwarire myiza ugomba kwereka papa wawe. Umwana avuga ati ngiye ntabwo nshaka, cyangwa se wasanga wenda nzagira imyitwarire myiza umwaka utaha ababyeyi banjye nibaramuka bibutse isabukuru yanjye y'amavuko nimunanshingukeho. Ahubwo abangaba bahita bibuka ko cyangwa se bamenya ko uyu munsi ari isabukuru y'umwana, ndetse kandi bakaba bari babyibagiye kuko nabo bafite byinshi bahanganye nabyo muri iyi minsi, ntabwo barimo guhuza. Judith mwana wacu, Judith mwana wacu, bagenda bamukurikiye kugira ngo bajye kumwinginga noneho banamuganirize kuri iki kintu. Ni umugore n'umugabo batari kumvikana muri iyi minsi kubera ko uyu mugabo Bode aca inyuma umugore we ku nshuti ye magara Patricia nk'uko twabibonye mu gace ka mbere. Uyu mwana yicaye ahangaha kuri ubu buriri ababaye cyane, bibagiwe isabukuru. Mama nuko yaje, Judith mwana wacu, Judith akomanga ahangaha ku muryango, Judith mwana n'umugabo nuko nguko yaje, ndetse abangaba binjiye uku nguku gake gake. Umwana yifashe mafubishye. Hari umuhanzi uherutse kuririmba ngo buriya ngo gushwana kwanyu bigira ingaruka ku bana no gutandukana kwanyu. Uyu mwana ati se ni gute mushobora kwibagirwa koko? Umugabo avuga ati umbabarire cyane, nsabye imbabazi, nta rwitwazo aka kanya naguhereza. Reba buriya abantu bakuze cyane rimwe na rimwe bibagirwa ibintu nyine kubera n'akazi tuba turimo gukora, ndetse buriya ikintu ngiye gukora ibi ngibi ndibuze kuziba icyuho. Oya avuga ati ubundi se mwakwibagiwe ibintu byo kwirirwa muri gutongana umunsi ku munsi, mwagiye mubyihorera? Baratungurwa. Umugabo avuga ati ngo mama nanjye dutongana, reka hashize imyaka myinshi cyane, myinshi dutongana rwose. Uyu avuga ati ngiye ntabwo nkiri umwana, buriya buri kintu icyo ari cyo cyose n'ibintu bibera ahangaha ndabyumva ndetse nkanabibona. Bino bintu ntabwo ari ngombwa ngo bibe buri ijoro rijya ari ryo ryose ngo muze mutongana ahangaha, papa nurangiza uhita ucaho ugende, nta nubwo ukiza kundeba mbere yo kuryama, ndetse warahindutse cyane, mwese mwarahindutse. Uyu mugabo Bode avuga ati baby bino bintu bijya biba ku bantu bakuze, ariko ibyo ngibyo ntabwo bisobanuye ko tudakundana, ndetse nyine ni utuntu dutoya tuba tutumvikanyeho, ndetse kandi uko nguko ni ukuri rwose. N'umugore avuga ati niko bimeze. Uyu mwana avuga ati ndashaka ko munsezeranya ko buri kintu icyo ari cyo cyose kizajya kiba muzajya mumwenyura buri gihe, tukajya kuri sinema kureba filime nk'uko twahoze tujya kureba, tukareba amaseri ya katuni nk'uko twahoze tubikora, mbese wowe na mama mugakemura ibibazo byanyu. Umugabo avuga ati oke ndabigusezeranije rwose, urishimye se? Umwana avuga ati oya, kugeza igihe nzabonera impinduka ngiye ku giti cyanjye nabyiboneye nibwo nzamenye niba ngomba kwishima cyangwa se nshaka kwishima. Ibyo kumbwira ngo urishimye kandi mutahindutse simbishaka. Umugabo aseka avuga ati boretse gatoya, none se urashaka ko tujya tugukurikira ku ishuri buri munsi tugakubita abanyeshuri bakunyuzura ndetse noneho n'ibiki byose? Uyu mwana avuga ati oya, njyewe abarimu bose ndabakunda, nta muntu ujya unyitwaraho nabi ku ishuri. Umugabo avuga ati nese urimo kugerageza kuvuga ibiki urimo kugerageza? Ati umbabarire nsabye imbabazi. Uyu mugore Joanna avuga ati yego rukundo rwanjye, nanjye nsabye imbabazi rwose, dusabye imbabazi njye n'umugabo wanjye, aka kanya tugusabye imbabazi. Okay, ngaho reka nze nkubwire rero, ushobora kunkubita ukancenjagura umutwe rwose, ukankorera buri kintu icyo ari cyo cyose, pfa kuba gusa ugiye kumbabarira. Ni ukuri inshuti yanjye ntoya, none aka kanya urimo kumwenyura rero. Baramukinisha n'umwana. Umwana avuga ati ntabwo nari mperutse kubabona mwembi murimo kumwenyura rwose. Amagara avuga ati kamane wivuge ibyo ngibyo, njye na papa we turaseka nuko utabibona kubera ko akenshi
uba urimo kureba katuni zawe cyangwa se n'ubundi waryamye, niyo mpamvu ibyo ngibyo utajya ubibona urimo kugona rwose. Ati yego niko bimeze. Uyu mwana avuga ati ha ngaho rero tugaruke ku isabukuru yanjye ndetse n'impano mugomba kumpa. Ati ngiye ntabwo nifuza ibintu bikomeye cyane, ngiye icyo nshaka ni simple dinner, mbese muri iri joro tugasangira biri aho ngaho, mama papa ndetse noneho na nyogokuru. Uyu mugore avuga ati ibyo ngibyo biri perfect cyane ndetse biri beautiful cyane rwose, reka tubikore. Uyu mugabo ahita avuga ati hani none se waretse twebwe tukagira dina iri private, mbese uko turi batatu twembi. Ubwo nyirabukwe ataje mu mama wa Joanna ngo yaramututse ngo ni umurozikazi. Yavuga ati ariko wari wavuze ko buri kintu icyo ari cyo cyose uri ubugikore papa, wagikora ku bwanjye. Umugore amubwira ati yego bode, wasezeranije Judith ko ibintu byose wabikora, rero uko nguko niko bigiye kugenda mama araba ari ahangaha rero. Uyu mugabo arabyumva abitekerezaho, bigaragara ko na nyirabukwe badahuza. Ati oke nta kibazo rwose, hamagara nyogokuru. Ati urakoze, ayambirana na mama wa Joanna. Ati we nasa ko njyewe utanyambiriye nanjye nyambira, ndavuze ngo hamagara nyogokuru wawe ahita uyambira mama wawe gusa, nesa aka kanya urishimye? Ati yego rwose ndishimye, sawa cyane. Umugore avuga ati ikintu icyo ari cyo cyose sweet heart, birasa nkaho wagira ngo uyu munsi dufite na shopping tugomba gukora cyangwa se tugomba kujya gushopinga. Ati bimeze neza. Asuhuza mama we Chance, ndetse n'umugabo avuga ati nanjye mpa Chance. Ati aratamwihora dufite gushopinga. Mbese uyu mugore aba afite ifitina ryinshi bamuca inyuma, ariko umugabo yitwaza ko nyine ngo uyu mugore hari ibyo adashoboye. Twarabirebye mu gace ka mbere basohotse ahangaha, ndetse mu gusohoka bamaze gufunga umuryango bavugira hanze ngo birase byari ibiki koko, ari umugabo koko byari ibiki umwana yishimye. Ndetse n'amasaha yakomeje kugenda. Uyu mugabo yaje kuri office ndetse ari mu kazi ahangaha, telefone ye yarasonye ndetse ahita yitaba avuga ati hey WhatsApp. Umuhamagaye avuga ati nta byadanje nothing much, ni umugore Patricia. Ati nyine nuko uyu munsi nari mfite irungu. Umugabo avuga ati nose nta kazi ufite uyu munsi? Ati oya nta kazi rwose ndumva. Ati nase uri buza kundeba nimugoroba iwanjye saa 2 zuzuye cyangwa ni saa 12? Uyu mugabo avuga ati oya uyu munsi ntabwo biri bukunde, kuko uyu munsi ni isabukuru y'umwana wanjye w'umukobwa, ndetse kandi dufite dina y'umuryango turi buze gusangira nk'umuryango uyu mugoroba. Ubwo wasanga nyine tuzabona na weekend. Patricia amaze kubyumva avuga ati undi avuga ati ni igiki gisekeje se? Undi avuga ati ngo maybe cyangwa se ngo wasanga boretse gatoya, none se muri iyi minsi nsigaye ndi obusiyo hahandi uvuga uti reka mpitemo uko nshaka, mbese ntabwo nkiri imbere uko wishakira ugafata umwanzuro ukavuga ati nzakubona wasanga. Nese njyewe meze nka twa dukobwa twahariya ku muhanda wihamagarira uko ushaka n'ibiki byose igihe ushakiye. Uyu mugabo avuga ati umva kino kiganiro ntabwo tugiye kukiganiraho, ntabwo tugiye kubiganira kandi ngomba kugenda nonaha. Ndetse uyu mugabo ahita akura telefone ku gutwi aranamukupa. Ni Patricia abagira ngo bajye kubinoza nyine. Uyu mugabo yamaze kubimenyera neza cyane, areba kuri telefone azunguza umutwe ahangaha nanone akanabitekerezaho. Igihe cyaragiye ndetse n'amasaha yo ku mugoroba yarageze. Hano ku ruhande kwa Patricia yari yicaye ahangaha muri iki cyumba arimo gutegura imisatsi bayita wigi n'ibiki byose kugira ngo yambare neza, bigaragara ko ari kwitegura kugira ngo ahantu nyine ajye aho agiye. Imisatsi y'umurozikazi igice cya kabiri cyaje, ndetse nanone n'incamake za filime Umuzungura wavumwe. Urebe ku Mirasire TV, niba utari wabireba ubirebe kuko turacyakomeje cyane. Patricia yakomeje kwitegura kuko ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nkizeho ahangaha kuri iyi channel uzajya ukabona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788205788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ahangaha mu rugo biteguye
neza cyane uyu mugabo nuko nguko yinjiye avuga ati isabukuru nziza mwana wanjye. Umwana Judith agenda agiye kuyambira bode. Papa we na nyirabukwe yaje avuga ati papa mama yanguriye igipupe kandi. Umugabo avuga ati uravugisha ukuri se? Ati none se wavuze ngo urakoze cyane wamushimiye? Umwana avuga ati yego namushimiye ariko ntabwo ashaka kukinyereka nyine. Umugore avuga ati ariko kwihangana rwose bitera kunesha, ntugire ikibazo ntuhangayike, uri buze kubona impano yawe naguhaye. Ati none se wowe wanzaniye iki papa? Ni iyihe mpano wanzaniye? Umugabo avuga ati rero ukuri guhari ntabwo nigeze mbona amahirwe yo kuba nagira impano nkuzanira. Nyirabukwe avuga ati oya ibyo biri mini ntabwo ari sawa, ntabwo bahuza. Umugabo avuga ati yego rwose ntabwo ari sawa ariko noneho igice cyiza kiri muri ibyo bintu ni kimwe. Aka kanya ngiye kuguhereza ububasha bwo guhitamo buri kintu icyo ari cyo cyose wifuza muri ubu buzima nk'impano yawe y'isabukuru. Umwana avuga ati yego yego yego. Ndetse umugabo avuga ati ngaho rero mureke dukate iyi keke. Hanyuma se niki nahombye? Ati shuwa rwose ndahangaha reka dukate keke. Ati nimuhaguruke nimuhaguruke. Bakira ahangaha hari uwakomanze ndetse uwakomanze bose bahita babyumva. Umugabo avuga ati none se watumiye abaturanyi se? Umugore avuga ati oya njye nta muntu nigeze ntumaho ndetse wasanga wenda ari umuntu nzaniye impano cyangwa se surprise nyine y'isabukuru. Ati ewane ati reka ngende njya kureba umuryango. Ari nyirabukwe kanjye kureba umuntu uje ahangaha. Ati ewane bagiye kukuzanira impano n'ibiki byose. Nyirabukwe yarafunguye. Uyu mugabo akiri gufata icupa ngo agire Patricia nuko nguko yinjiye ndetse umwana akimubona ahita avuga ati Patricia mushuti. Ubwo nyine ni inshuti y'umuryango ahangaha. Umwana we ntabwo azi ibijya mbere, umugabo n'umugore baheza y'amaso barikanga cyane. Ati umbabarire cyane rata Judith nahoze ndimwe guhamagara mama wawe umunsi wose yanze kunyitaba, telefone yanjye ntabwo yari arimo kuyifata. Umugore avuga ati Patricia ni Joanna, none se ni gutubize ko twari dufite dinner party y'isabukuru y'umwana wacu ahangaha muri uru rugo, wabimenye gute? Umugabo niwe wabimubwiye. Sasa rero Patricia aramwenyura avuga ati wele rero umugabo wawe yabimbwiye anamwikoreshwaho. Nyagasani umugabo arabibona bino bintu ntabwo bigiye kuba amahoro. Ati baretse gatoya none se hari ikibazo gihari mu kuba njyewe ndahangaha muri uyu mugoroba rwose? Nyirabukwe avuga ati oya nta kibazo rwose nta na gitoya kuko uri sister cyangwa se umeze nka sister muri uyu muryango ndetse kandi urabizi ko iteka ryose ahangaha wisanga cyane. Joanna avuga ati bode. Umugabo we none se nta jambo ugiye kuvuga none aka kanya? Uyavuga ati come on bode mureke ibingibi ntabizemo mwihorere. Umugabo avuga ati hanyuma se urashaka ko ari iki nakora none cyangwa se niki ushaka ko mvuga? Aka kanya mureke dukate iyi keke ibyo twari turimo gukora. Uyavuga ati none se ubihagazeho neza ko ibyo ngibyo ushaka kubikora bode? Kubera ko kuva inshuti yanjye Patricia yakwinjira ahangaha muri uru rugo nonaha nta jambo na ritoya wari wahumeka. Uyu mugabo avuga ati wibitangira Joanna wibitangira. Undi avuga ati ngiye nta kintu ndimwo gutangira ndakwiyamye cyane. Umugabo akomeza ibyo arimo gukora amuhereza ibirahure n'ibiki byose. Umugore agafata ikirahure n'umujinya mwinshi cyane. Ni Joanna afite ifite n'abamuca inyuma noneho no kutagira isoni cyane uwo bamucaho inyuma araje. Nyagasani ati akira nawe ikirahure ahereza incoreke ahereza na nyirabukwe. Ati ewane narengeze ngo ugiye kubyibuka kumpereza ikirahure sha. Ni nyirabukwe baba bacyocyorana. Umwana bireba ariko Joanna ndi kubona bino bintu atari buze kubimworohereza. Uyu mugabo bude yatangiye gusukira Patricia amusukira mu kirahure avuga ati zana nawe ngusukire rwose. Asukira umugore we ahanga afite n'amajana ndakwiyamye cyane areba ku ruhande. Umugabo amureba ati akira nawe ngusukire mabu. Ayo nguyu nawe aramusukira avuga ati urakoze cyane. Amaze gusuka ati oke ni umugabo rero nawe arisukira. Ati reka dukozanyaho dukore toast nyine nugukozanyaho. Ati cyane rwose.
Patricia avuga ati yego rwose reka dukozanyeho. Uyu mugore Joanna amubwira ati wasanga wenda nuramuka ushyingiwe cyangwa se ushinze urugo nabwo nibiramuka nabwo nyine ubonye uwo mushyingiranwa ndetse kandi ukanagira n'abana cyangwa se ukanabyara ku giti cyawe nibwo uzanakozanyaho nyine ku isabukuru z'abana bawe. Ariko kuri ibi ngibi mama w'uyu mwana Joanna niwe ugomba kubikora. Umugore avuga ati Joanna ni nyina ibyo ngibyo biri mini cyane ntabwo ugomba kuvuga bene ayo magambo. Joanna avuga ati alright guys, noneho aka kanya reka dukozanyeho cheers to growth cyangwa se nyine dukozanyeho kugukura cyangwa se nyine kwegera imbere. Growth nyine ni ugukura. Honest, kuvugisha ukuri, amagambo arimo kuvuga ni ukurasa umugabo we. Noneho kandi dignity, icyubahiro, kuba umuntu nyine afite icyubahiro bigaragara ko mbese ari umugabo ufite icyubahiro. Abangaba bareba. Ndetse kandi noneho nkaba nanasengera umwana wanjye w'umukobwa ahangaha Judith, ngusengera ko nuramuka ukuze mwana wanjye uzaba verisiyo nziza cyane y'abantu bakuzengurutse. Nko kuvuga ngo mbese suzigere umera nkatwe, uzaturite twese ko turi babi cyane. Ariko we yikwema mbese bano bantu bakuri iruhande harimo wenda nka Patricia n'umugabo, uzabarenge ube verisiyo nziza. Ndetse kandi uzagire inshuti nziza cyane, kandi izo nshuti ntizizabe ari ibirura byambaye uruhu rw'intama. Nyagasani uyavuga ati Joanna ni umugabo we. Joanna nose umeze neza. Umugabo aba yiturije cyane, umeze neza. Ese ibintu byose aka kanya bimeze neza, ni sawa? Umugore avuga ati nose urabona ngiye meze neza, urabona ntameze neza? Ati rwose ntabwo umeze neza biragaragara. Patricia avuga ati wow. Ati rwose yewe iyi ni toast mbipe cyangwa se ukuntu gukozanyaho kubi nyine yigeze abona muri ubu buzima. Ati urabizi Joanna, ese ni ukubera iki utamvugisha mu buryo buri direct ukarekera aho ngaho kugenda beating around the bush cyangwa se wicisha Nyanza na za Butare na hehe rwose? Uyu mugore avuga ati mbese urashaka ko nkubwiza ukuri kwa nyako? Ati aka kanya reka mpite nkwereka ukuri kwa nyako agenda amumenaho ikinyobwa bari kunywa. Ati uyavuga ati ariko mwabigoryi ibyo ngibyo ubwo busazi mwese mwaburetse. Ni nyirabukwe w'uyu mugabo ati Joanna kubera iki urimo gukora ibi ngibi imbere y'umwana wawe Judith? Umugore avuga ati Judith aka kanya genda mu cyumba cyawe nonaha. Umwana avuga ati genda ujya mu cyumba cyawe nonaha, ariko ndakwiyamye cyane Nyagasani. Uyu mugore yasaze bamuca inyuma, none ibintu ntabwo arimo kubyoroshya. Umwana yazamutse iriya na nyirabukoze yegera ahangaha. Uyu mukobwa araseka sasa Patricia ati wow. Noneho aba yigize akazira karengane. Wow. Ati mbega ibici we. Undi ibici nyine imbwa ariko noneho y'igitsina gore. Niyo bita ibici. Uyavuga ati mbese njyewe ndi ibici. Patricia njye narakwizeye cyane, njye nakubonye nk'inshuti yanjye magara, ndetse ibi ngibi akaba ari byo urimo kunyishyura rwose, nibyo urimo kunyitura. Ese kubera iki wakora ibintu nk'ibi ngibi koko? Nana aka kanya ukaba urimo kugenda wishyizemo cyangwa se wiyambitse agasura nkaho ari agasura k'inshuti nyine, friendly face nyine. Nana aka kanya ukaba urimo gukora ibintu ibyo ari byo byose imbaraga nyinshi cyane kugira ngo urimbure urugo rwanjye, urimbure mariage yanjye. Uyavuga ati none se ni ukubera iki urimo kundenganya rwose? Ni Patricia, ese kubera iki undenganya ubundi? Icyo nshatse kuvuga ni ukubera iki wandakariye cyane Joanna? Umugabo wawe yashakaga ibintu bifite agaciro karusha uw'umwanda. Iyo magambo arimo kuvuga. Ndetse ibyo ngibyo umugabo wawe ni nawe wanabitangiye rwose. Ikirenze n'ibyo ngibyo ngewe umugabo wawe ntabwo nigeze muhatiriza, ahubwo niba utari unabizi. Umugabo ati ngewe uyu mugabo nabimuhaye kuruta uko we yabyimaginaga, noneho ndamutse mbimuhaye uko nguko nyine birenze uko yanabyimaginaga ko bibaho, akomeza kuza kugira ngo nkomeze muhereze n'ibindi. Yego uko nguko niko abagore babaca inyuma n'abagabo niko babaca inyuma, kubera ko nyine ngiye mureke mbivuge, abana mubegeze ku ruhande nyine ngiye mureke mbibabwire ibi bintu kubera ko nanjye niko babimbwiye. Abantu barashakana
noneho bamara gushakana nyine wenda buri wese afite icyo yashakiye undi, ariko iyo bageze mu rugo buri wese aba yiyeguriye mugenzi we, mbese avuga ati uyu ni umugore wanjye, uyu nguyu ni umugabo wanjye. Noneho muri cya gihe bahuye wenda niba ari mu masaha ya nijoro cyangwa se wenda birirwanye bavuye mu kazi kabo n'ibiki byose, ugasanga barakeneranye. Noneho mu gukenerana bakeneranye mu gikorwa cyabo nyine nk'abantu bashakanye, kandi icyo gikorwa kikaba gisaba ubwitange bwadanje nyine, hahandi umuntu abona ko uwo bari kumwe amufite neza cyane. Noneho icyo gihe hagakubitiraho na bya bindi by'iyi minsi byateye byo kuba nyine abantu bajya no gushakana, wenda hari uwo bigeze guhura ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se hari uwigeze barigeze gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu. Noneho yagerayo agasanga umugore agasanga umugabo wenda icyo akora wenda ni ugukora ibyo ngibyo nta kindi yitaye, cyangwa se umugabo nawe agasanga ni ugukora ibyo ngibyo nta kindi yitayeho, nta bintu bino bita za keya nyine n'ibiki byose. Ugasanga nyine ibyo ngibyo bimeze nk'aho bitangiye kumurambira. Ari nayo mpamvu mu gace ka mbere nakubwiraga ntiburiya mwashakana uvuga ati uyu nguyu afite buriste nziza, afite na nyashi nziza. Igikorwa cyonyine cyubaka urugo ni imibonano mpuzabitsina. Ubyangu byemere uzagenda ubyiteguye cyangwa se ibindi ngo ariko kubera ko ndi mutoya ngo ntabwo mushaka kunyumva. N'iyi pose nshyizemo buriya hari abari kumva ibabangamiye cyane, ariko mwihangane igomba kugumamo. Ibingibi ukabyumva niba ufite imyaka 18 ntabwo uzahora ufite 18, uzagera mu bihe ibingibi ubikeneye. Nuba warabyumvise uzahita uvuga ati nyamara ancestor inyase kubera ko ngende mukuru cyane mfite n'abana maze uzavuga ngo umusaza ancestor inyase yigeze kubiyimbwira ati umugabo wawe yashakaga ibintu birenze umwanda, mbese wowe ibyo wamuhaga bimeze nka trash n'umwanda. Noneho araza ndabimuha, maze kubimuha akomeza kuza cyane kubera ko yari yumvise ibyo bintu muhaye biruta ibyo wowe wamuherezaga, akomeza kugaruka. Ese ni ukubera iki urimo kundenganya? Ubundi urandenganyiriza iki n'uyu nguyu Patricia? Nyirabukwe w'uyu mugore avuga ati ese ibingibi ni ibiki? Ibyo uyu mugore arimo kuvuga ni ibiki Bode? None se ni ukuri kwa nyako? Bode areba ahangaha afite n'ipfuruwe, bavuga ati gira icyo uvuga, gira icyo ati murabizi mwembi uko muri babiri munsohokere mu rugo. Ubwo nyirabukwe n'uyu nguyu Patricia munsohokere mu rugo ati ceceka John, ceceka wacu koryo, ceceka neka uyu mwanda n'uwuhese. Hoya Bode, ni gute ushobora aka kanya guhagarara ahangaha ukanihagararaho imbere ahangaha wihagazeho cyane, warangiza ukazana ahangaha iyi ncoreke yawe igaragara nka babandi ngo baba babyina mu kabari? Niko avuze. Ariko ngiye nyine ntabwo mba mbishyigikiye kumva ko ngo umuntu kubera ko abyina mu kabari ngo wenda ngo uhite umwita ikintu kidafite agaciro nyine. Ariko niko bivuze, ukazana iyi ncoreke yawe igaragara nkaho ibyina mu kabari ku isabukuru y'umwana wawe w'umukobwa Judith. Gute utinyuka? Ati umva nkubwire, aka kanya ngenda rakaye cyane, uri ikigoryi cyane, ngenda kumva nanaguhonda cyane, uranakifataho n'agapanda urakiryaho yes acaho aho utazana nyina. Joanna acaho aragenda, ndetse uyu mugabo abonye bimeze uko nguko ahita afata ako kunywa cye akamaramo, ndetse kugira ngo ubone n'uburyo anarenze cyane. Ibirori birapfuye, ariko we icyo yita akora ni ugusohoka ava ahangaha muri uru rugo yigire n'ubundi aho ari bubone ibyishimo. Umugore avuga ati nari naratekereje kuri umuntu mwiza Patricia, nari naratekereje kuri inshuti nziza, ndetse kandi ibikuye ku mutima ku muryango wanjye, ariko kubw'amahirwe makeya ntabwo uri uwo muntu. Aka kanya ngo haye iminota 2 yonyine kugira ngo usohoke ahangaha mu mbago z'uru rugo, cyangwa se bitihise ndibuze kudiringa nawe mu buryo utigeze utekereza ko nshobora kubigukorera. Va ahangaha tuve mu menyo cyane. Uyu nguyu Patricia nuko yagiye, umugore avuga ati nonsense. Acaho aragenda akurikira Bode. Uyu mukecuru asigara ahangaha, isabukuru y'amavuko nayo ibirapfuye uko nguko. Nyagasani, urebye hano hasi comment ya mbere uri buze kubona ni link ya channel ya WhatsApp, ugakandaho kuri iyo channel ya WhatsApp, warangiza ugakanda
follow muri iyo channel kugira ngo ujye wirebera utuntu twose mpa nashyizemo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse nkubwira ngo uramutse ushaka kwiyambarira inkweto za makeya cyangwa se nyine ku giciro gihendutse, ni hariya hirya mu mujyi ukagenda ku muryango wa F60 downtown, cyangwa se ugahamagara kuri 0780128299. Umuntu kwitabye cyangwa se waba wagiye ku muryango nyine F60 ukamubwira ati ngiye Ancestor Inyase ni unyohereje mpa inkweto kuri makeya uzaza kunshimira nyuma. Ibyo byarabaye. Sasa ahangaha ku kazi uyu mugabo ari ahangaha Bode mugenzi we umwe wabaswe no kubetinga nuko yaje burashaka buri bantu bose baba bafite urugendo rwabo muri ubu buzima. Yego ejo bundi mperutse kujya Nyabugogo, hari ahantu hari beti nyine nkajya ndeba abantu bari kubetinga n'ibiki byose, shanka vuga nti yewe buri wese agira urugamba rwe. Mu gihe ngenda ari micaye mpangayikishijwe n'ibyanjye, undi nawe ahangayikishijwe no kubetinga, nkavuga nti iyi si ntabwo ari inyakuri. Uyu mugabo yicaye ahangaha ati rwose ibintu byabaye iwawe nabyumvise, abwira Bode. Bode avuga ati oke oke, nese ibyo byose nibyo waruje kuvuga? Ibyo ni byose. Uyu avuga ati reba naka bikunze kukuba nakugiriye inama cyangwa se nakugira inama, ariko ibingibi nta kintu nyine nshobora kubivugaho ku buryo bishobora guhindura ibintu byose byabaye. Bode we yikomereje akazi ke gasanzwe ati ndabizi ko urunguru atari urugo rwanjye, bityo ntabwo na claiminga nyine bino bintu kuba nabasha kubyumva, ariko nanone murimo guca muri byinshi wowe n'umugore wawe, byo ndabisobanukiwe neza cyane. Bode yikomereza akazi ke ati urashaka gufasha? Niko yahise amubaza ati yego rwose nshaka gufasha. Bode abitekereza harangije aramubwira ati ngaho senga rero, senga usengere umugore wanjye ndetse usengere n'umukobwa wanjye. Wowe icyo ugomba gukora niba ushaka gufasha senga, niba ushaka gufasha senga rwose Nyagasani. Uyavuga ati reba Bode, ibi ngibi ntabwo ari ibijyanye n'amasengesho cyangwa se ntabwo ari ibintu bigikeneye amasengesho. Abantu muhura n'ibibazo mukavuga ngo mukeneye amasengesho, ahubwo namwe mukeneye gusengerwa. Amasengesho yego yasenge aguturisha umutima kuko niko kamaro kayo, naho ibyo kuvuga ngo amasengesho akemura ibibazo aho ngaho muri ibeshya cyane, muri n'abahamya. Biba bikeneye ibikorwa, gukora ibikorwa. Ati ibi ni ibijyanye nawe kwikoraho cyangwa se kwiyitaho nyine kugira ngo nko guhindura imyitwarire cyangwa se ibindi. Naho nusenga ntuhindura imyitwarire cyangwa se ngo ufate imyanzuro, by'ingibyo ntacyo bizahindura. Ndetse kandi ibingibi ni ibijyanye no guca imigozi yose ikuziritse n'uriye mugore witwa Patricia. Ni ibyo ngibyo nibyo bikenewe apana iby'amasengesho. Ati wa mugabo we Bode ndabizi ukunda umugore wawe Joanna, ndetse kandi nta nubwo uriya mugore yigeze akubera umuntu mubi kuri wowe, bityo rero ni gute ushobora gutuma ibyo ngibyo bisenya urugo rwawe? Ujya uvuga ati iyo niyo point cyangwa se iyo niyo ngingo turimo kuvuga ahubwo, ndetse icyo nicyo kibazo ahubwo nibyo ndimo kukubwira. Ntabwo sinshobora mbese ngo ntabwo ashobora kuguma mu rugo. Ati ngiye sinshobora ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo ntabwo nshobora gutandukana na Patricia. Nta nubwo ibyo ngibyo ari ibijyanye na self control cyangwa se kwikontorora ngo no kwicungacunga. Ngewe nkeneye Imana, ahubwo ibyo ngibyo nibyo nkeneye nonaha. Ni umugabo uyu ngo yavuga ati oke nta kibazo. None se ushaka mariage yawe kwikora? Urashaka ko mariage ikora? Babona muvuga ngo mufite Imana mu mitima yanyu. Ntabwo ibyo ari ngombwa. Yego ni ngombwa uba uyifite, ariko se none wowe uri buze kubikoraho iki? Ntazagire ujya ubashukashuka mugendere mu kigare. Umugabo uvuga ati ngiye ntabwo mbihagazeho neza icyo nshaka gukora, ntabwo ndi shuwa cyane. Hari n'abantu benshi mukunda kumva ibintu mba ndi kuvuga mukavuga ngo ntabwo nemera Imana. Wasanga nanayemera kubarusha, ariko nkaba nzi ko kuyemera bijyana n'igikorwa, pana kuvuga ngo ndicara ndyame ngo nindangiza umugati umanuke uve mu ijuru. Yego ati ntabwo nzi ikintu nakora, sinibijyanye no kwikontorora, ahubwo wasanga ibintu nkeneye iwanjye nta bihari, akaba ariyo mpamvu Patricia tutatandukana. Uyu mugabo Bode yaje ahangaha mu rugo, yicaye ahangaha arimo kubitekerezaho cyane. Joanna yafunguye umuryango hari aramubona abari kunywa itabi. Ni nka biriya buriya uku uyu nguyu ari kunywa itabi ntaho bitandukaniye n'ariya masengesho muba muri gukora. Byose ni kimwe buriya. Bitekerezeho cyane. Yajimije itabi arangije araza
yinjira ahangaha muri iki cyumba amareba wakigorye wese. Umugabo avuga ati maze igihe kinini cyane ndimwo gutekereza cyangwa se mpoze ndimwo kubitekerezaho cyane. Joanna ahita ahagarara amureba amwitegereza. Ati aka kanya ntabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi cyane, ngwino wicare hano nkubwire. Nyagasani, uyu mugore yaje kwicara n'umujinya mwinshi cyane, aricara yitegereza umugabo. Ati aka kanya naje gufata umwanzuro. Umugore amureba, mfata ikiganza nona, mfata ikiganza. Bode atungurwa avuga ati kubera iki se, kubera iki? Undi avuga ati wowe fata ikiganza cyanjye nurangiza ugifate neza utuje gake gakeya nurangiza wumve. Uyu mugabo yafashe ikiganza ati byiza cyane rwose, perfect. Hanyuma se urimo kwiyumva mwiki, uri gufiringa iki muri icyo kiganza cyanjye? Umugabo avuga ati ntacyo. Umugore avuga ati cyane rwose, nta kintu. Uzi icyo bivuze? Njyewe mwimbere narapfuye, I'm dead inside. Narapfuye mwimbere kubera ko nta kintu. Ati umutima wanjye urimo gutera, yego kuko urimo gutera, ariko nanone roho yanjye yatakaye kera, roho yanjye yaragiye, ndetse na systeme yanjye yarakolapsinze, yarahwereye. Systeme nyine y'umubiri ntabwo ikirimo kubasha gukora. Aka kanya ubishatse wanyita the walking dead cyangwa se umupfu urimo kugenda. Nyagasani. Umugabo avuga ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva ibintu urimo kubasha kuvuga nonaha, ariko aka kanya ngusezeranije ko utazigera wongera kwangirika cyangwa se kubabara nanone. Uyavuga ati ni Joanne. Uyu mugabo ahita akora ahangaha ku ruhande amuhereza envelope. Ati enough is enough, cyangwa se byabaye byarabaye nyine birahagije. Aka kanya ntabwo dushobora gukomeza kwihondagura ahangaha kubera umwana wacu Judith, ngo cyangwa se ngo tubikorere umwana wacu Judith, ngo dukomeze kuguma muri iyi fakade ngo yitwa n'urugo, cyangwa se izi ntambara tuba turi kurwana twita ngo ni mariage. Wa mugore we, mbese nko kuvuga ngo uyu mugabo aravuze, ariko ibaze aho umugabo wumve kino kintu ucyumve neza. Niba uri n'umwana ushobora kuba warananyuze no mu rugo rufite intonganya rwa papa wawe na mama wawe, bityo iki kintu ucyumve. Ibaze umugore nta kibazo afite ngo wenda cy'ubukene, ni n'umugore mwiza babandi mureba mukavuga ngo yashyingiranwe n'umugore mwiza. Urumva icyo kintu? Ndetse umugore nta n'ikibazo afite mu rugo, akora uko ashoboye akita ku mugabo. Icyo kintu cyumve. Ariko umugabo kubera kutanyurwa mu rugo gusa, wumve icyo kintu agahita avuga ngo reka nkore divorce n'umugore. Icyo kintu uri kucyumva? Nyine wumve ibintu umugabo aba arimo kubura cyangwa se guhomba, bituma afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka agende. Abantu benshi iyo barebye iyi filime nk'iyi ngiyi bahita bavuga ngo oya, uyu mugabo ni umugabo mubi. Ariko ejo hari umuntu twari turimo kuganira w'umushuti wanjye, arambwira ati buriya ancestor Inyase, ikintu nshaka nicyo kiba gifite agaciro muri njyewe. Bya bindi muhora muvuga ngo njye maranira ibyishimo byanjye, nyine guharanira icyo bita ibyishimo. Kandi ibyo byishimo iyo ubifite nibwo nyine uba uri umuntu unakomeza gusunika inzira. Abo tutari kubihuzaho n'ibi bitekerezo mwihangane, ntabwo naje kubashimisha mu byo mvuga. Yego, ariko ibaze ubwo umugabo avuga ati noneho reka ibingibi tubireke, kandi umugore nta kindi kintu amutwaye uretse gusa kuko atamushimisha nyine mu buriri gusa, tugende tubyihorere. Uyu mugore yaratunguwe. Ati wa mugore we buriya ntabwo dukeneye akanya kwa kundi kuvuga ngo tube turetse wenda ngo ibintu bizagenda neza. Nyagasani, icyo dukeneye ni freedom, ubwigenge bwacu, kubaho buri wese yigenga, ndetse freedom to breathe, ubwigenge bwo guhumeka, ubwigenge bwo kubaho ubuzima umuntu ashaka cyangwa se ubuzima yifuza. Nge nawe tugatura mu migi itandukanye, nge nawe tugahura na challenges zitandukanye, uri kurwana n'ibyawe nanjye ndwana n'ibyanjye, ndetse buri wese yifitiye umuco utandukanye n'uwundi, ibyo ntawe bibangamiye. Ariko nanone ndashaka ko umenya ikintu kimwe, ko umuntu uwo ari we wese wundi uzagenda ngo uhure nawe cyangwa se wenda undi mugabo muzahura, ibyo wageraho muri ubu buzima bwawe, uzasubiza amaso inyuma, warangiza ukicuza cyane, ukicuza ibyo wari ufite,
noneho ukabipfusha ubusa kubera immaturity yawe cyangwa se kuba umuntu utari mature nyine cyangwa udaciye akenge ndetse no kutihangana kwawe. Noneho ndagira ngo ukomeze wumve iki kintu, ibaze gusa uyu mugabo ari we uca inyuma, ari we bivuga ko asenyura urugo, noneho agashinja umugore we ngo ni immaturity. Nyine ngo ni nko kumubwira ngo ntabwo wigeze ukora uko ushoboye kuko intwari zarihimuye, ntabwo wigeze ukora uko ushoboye nyine kugira ngo uru rugo urwubake. Ibyo njya gushaka ahandi ntabwo wigeze ugerageza uko ushoboye kose kugira ngo nanjye mbibone. Uyu mugore yaguye mu kantu, ariko nitugera munsi yo hanze uyu mugabo niwe bazavuga cyane. Bivuze ngo isi yo hanze n'ibintu bibera mu rugo mwakira cyumba umugabo n'umugore bararamo ni ibintu bibiri bitandukanye. Niba ubizi urabizi, niba utabizi ntabwo ubizi. Ndetse n'abantu banabizi banyandikire kuri iriya nimero ya WhatsApp tunabiganireho kuko nanjye nshaka kumenya ubumenyi. Naho ibaze niba nzi ibingibi ndi umwana. Yego niko bimeze isi yo hanze, biramuvuga ngo oya yari afite umugore mwiza, ngo umugore we ngo ntacyo yari afite. Umugore mwiza se ni wowe uryamana nawe, wowe urabizi, uzi uko umugore we yitwara iyo barimo kubikora. Uyu mugore yaratunguwe cyane, ati mbese muri make ushaka divorce? Umugabo avuga ati oya ntabwo nshaka, ahubwo nibyo twebwe dukeneye, njye nawe nibyo dukeneye aka kanya. Uyu avuga ati hanyuma se umwana wacu w'umukobwa n'umugore? Ati oya azadabuta, cyangwa se nyine umwana wacu aziyadabuta. Niko umugabo amusubije, azabyakira kandi ibingibi turimo gukora ni byiza kuri we, mbese turi kumukorera neza. Kwa kundi ababyeyi bumva ko gutandukana kwabo nyine ngo bizasenya umwana wabo. Umugabo aravuze ati oya ibingibi turimo kubimukorera, reka dutandukane kuko n'ubundi hari uburyo mukomeza kubanamwo ugasanga umwana nibwo ari kwangirika cyane. Ati ntabwo nshaka ko uyu mwana w'umukobwa wacu azajya agenda akomeza kubona bino bintu by'ubusazi n'iyi myitwarire iri togisike y'uburozi ugenda ukomeza kuzana igihe icyo ari cyo cyose ahangaha muri uru rugo. Uyu mugabo ni nko kumubwira ngo wagiye ureka ubundi nkaguca inyuma mu mahoro ugatuza niba udashoboye. Umugore yarumiwe nyagasani. Ati mbese muri makeya iri ni ryo herezo. Uyu mugabo avuga ati yego n'ubundi ibijyanye na financial wenda inshingano zanjye zijyanye n'iby'ubukungu n'amafaranga, kurihira umwana ishuri, kumwitaho nyine nk'umubyeyi, nzakomeza kubikora ibyo ngibyo. Muri weekend umwana wanjye Jizita akomeza wenda ashobora kuzajyaza akaza kundeba muri weekend, noneho akaba ari wawe mu minsi isanzwe. Ibyo ngibyo biri fair enough, mbese bizaba bihwaniyemo. Ndetse kandi nanone Joanna, uyu munsi ngiye kumuvinga out, ngiye kuva ahangaha muri uru rugo ngende, nkeneye nyine ibintu bimwe na bimwe kubisiga inyuma. Umugore avuga ati ibintu bimwe na bimwe kubisiga inyuma. Uyu mugabo avuze uko nguko, abavuze ati nyine no kuba nkubona ahangaha n'ubundi mbona nta kintu umariye, ubwo nyine nabyo mba nshaka kubi. Umugore niyo mpamvu tuvuga ati ushaka gusiga ibintu inyuma. Mbese muri makeya iki ngiki nicyo uri cyo aka kanya bode, mbese aka kanya ndi ibintu cyangwa se turi ibintu. Ajugunya ahangaha agiye guhaguruka, uyu mugabo aramufata ati Joanna, ati aka kanya ndashaka ko usinya zino mpapuro za divorce, nshaka kuzisinya, ndakwinginze ndetse izi mpapuro zisinye. Oya avuga ati hanyuma se uzi ibintu bizaba mu minsi 30 uhereye uyu munsi? Uyavuga ati yego ni isabukuru yacu y'imyaka 16 nge nawe dushyingiranwe cyangwa se tubanye, kubera iki ubimbajije se ahubwo? Umugore avuga ati yego, ati nzaguhereza ubwo bwigenge bwawe ushaka tariki 31. Ubwo bamaze kwizihiza nyine iminsi cyangwa se imyaka 16 babanye, tariki 31 bode nzaguhereza ubwo bwigenge bwawe. Uyu mugabo avuga ati nirihe tandukaniro se bizazana? Uyavuga ati oya hari itandukaniro ryinshi cyane buriya. None se ntabwo ushobora kubibona bode? Ntabwo ushobora kubibona bitandukanye nawe iteka ryose uhora wishimye, uri relaxed, utuje neza cyane, ukaba uri na comfortable. Akaba ari nayo mpamvu aka kanya urimo kurangiza yino union cyangwa se uyu mubano wacu w'imyaka 15 tumaranye. Bitandukanye. None se ni gute bidatandukanye? Ahubwo ni gute itandukaniro ritazaza? Nkeneye igihe cyo kwabusoroba bino bintu nyine nanjye nkabyumva, nka digestinga bino byose nkabyakira. Nkeneye kuganiriza umukobwa wanjye kugira ngo nabyo abashe kubisobanukirwa, yumve ko bigiye kuba. Nkeneye
basi kugira ngo nkore pozisiyo ya kampasi y'ubuzima bwanjye, mbese nanone bitume basi mfata uwundi muhanda ndeba aho ubuzima bwanjye buzerekera igihe uzaba udahari. Bino bintu nubwo ubyumva uku nguku ukumva ari ibintu by'ibitangaza, ariko mu ngo buriya haba hari agahinda kenshi. Agahinda ndimwe kuvuga kaba gahari nuko n'uyu mugore nawe aba atazi ibyo agomba gukora byibura kugira ngo agumane umugabo we, ndetse n'umugabo we nyine nawe ugasanga wenda ashobore no kuba yaragerageje kugira ngo nyine umugore aba byaranze. Nyagasani, ibi ngibi byose wasanga igihe kimwe uzaza umbwira ati nyamara ancestor nubwo uri umwana ati wa mugabo we ibyo ushaka n'ubundi uzabibona pe, ntugire ikibazo. Tariki 31 uzabibona, ndabikwemereye, ariko reka basi tariki 30 tuzabe turi kumwe. Uyu nguyu afata itabi rye arangije ahita acaho aragenda. Nyagasani, uyu mugabo yasigaye abitekerezaho, ndetse n'igihe cyaragiye. Uko igihe kigenda n'ubundi nuko nguko biba byagenze, akaza ahangaha. Noneho sasa hari ikibazo nshaka kugira ngo wibaze. Nge nta bintu byinshi mbivuzeho. Ese kubera iki uyu mugabo agenda akajya guhungira ku muntu umwe gusa? Nyine niba ari ukuvuga ngo ni ingeso ngo wenda yo guca inyuma, ntajye no ku bandi bagore akajya kuri umwe gusa. Ni ikimenyetso gishobora kuba kigaragaza ko umugore umwe ashobora kumunyura. Bitekerezeho cyane. Ubwo nyine ibindi nawe ubitekereze uko ushaka. Igihe cyakomeje kugenda, uyu mugore Joan yararahangaha mu cyumba muri ayo masaha ya nijoro. Bode yibereye kwa Patricia nyine, imboho yamwisha, agahinda ari kenshi cyane, ndetse ari no kurira ahangaha. Bino bintu byamunaniye kubyakira. Nanjye iyi filime mba nayiguyeho nkavuga ni iyi filime reka nyizane nimushake muyirebe. Umwana nuko nguko yaje avuga ati mwana wanjye nese kubera iki utari wasinzira ko bwije? Umwana avuga ati mama oya nagombaga kuza kukureba. Amureba ati none se papa yadutaye? Ati oya, ati papa afite nyine inama agomba kujyamo, bityo rero yataraverinze. Uyu mwana avuga ati mama, ati yego dia ndakumva. Ati nese mama ujye kuzashyingiranwa n'undi mugabo? Umugore avuga ati mukobwa muto nese no kubera iki mwisi ushobora gutekereza ibyo ngibyo? Umwana avuga ati no kubera ko ibintu byo gushyingiranwa ari ibintu byuzuyemo ububabare, uburibwe ndetse n'ishavu. Nta kintu cy'ibyishimo kibaho, ndetse nta kumwenyura. Wasanga ngewe nzibera Reverend Sister ni umwana. Ibaze umwana mutoye nabyo yarabibonye. Nge nzibera Reverend Sister ba pasteri nyine pasterine. Umugore avuga ati oya ntabwo ari ibyo ngibyo Judith, ndagira ngo untege amatwi aka kanya. Abantu twese dukora amakosa mu mahitamo tugenda dukora mu buzima bwacu, ndetse nanjye ku giti cyanjye buriya hari imyanzuro myiza n'ibyemezo byiza nagiye mfata, ndetse kandi n'ibindi bibi nagiye nkora muri ubu buzima, ariko n'ubundi nagiye mbimanaginga nkabicamo nkabitambukamo. Uzi impamvu ibyo ngibyo byagiye biba? Umwana avuga ati nukubera iki se? Umugore avuga ati impamvu nukubera ko mfite abantu banyitayeho, cyangwa se baba banyitaho, abantu nyine bandeberera, abantu bampa inspiration nyine, ndetse nanjye ngo nkaba mbahereza inspiration nyine, bikantera umuhate n'umurava. Bityo rero buri uko nibutse bene abo bantu muri ubu buzima mpita nshyira akamwenyu kanini cyane ku isura yanjye. Ubwo nyine ubuzima bugakomeza, kubera ko ntabwo nshobora gutuma abo bantu ngo nemere ko babona mbabaye cyangwa se mfite agahinda. Uko naba ndi ikimuga mwo mwimbere muri njyewe, uko byaba bimeze kose, ariko byanga byakunda ngomba kugenda ngaragara neza nk'umuntu urimo kugenda neza inyuma bakabibona. Ndetse kandi ibyo ngibyo nkaba mbyita girl power, cyangwa se imbaraga z'igitsina gore cyangwa se z'umukobwa. Uyu mwana avuga ati mama nanjye iteka ryose nzahora mpakubereye. Umugore avuga ati so sweet, igira hino, ni wowe mwana wanjye umukobwa wanjye, ndagukunda cyane. Umwana avuga ati nanjye ndagukunda mama. Ubwo ngubwo nyine uko nguko niko ababayeho.
hano ku ruhande bwarakeye. Sasa wa wundi ukorana n'uriya mugore Joanna yaturutse ahangaha ku ruhande, umwe ujya umugira n'inama, wanamugiriye n'inama ngo agende agire arebe ko byibura umugabo hari ukuntu byagenda. Yaje aha ndetse Patricia nuko nguko yasatse, aha ndakubonye. Sasa yari yarigeze kumubwira ngo amuhereze aderesi z'ahantu ngo inshinzi Patricia ituye. Ati mbese muri makeya birakoroheye kukuba ugenda ukajya gusenya ingo z'abandi bantu warangiza ukiba abagabo b'abandi, none aka kanya ndakubonye. Uyu nguyu Patricia avuga ati ngiye ibintu urimo kuvuga ntabwo mbizi. Undi avuga ati oya ndimo kukuvugisha, nese ntukagende nkuvugisha, nese uri umusazi. Undi avuga ati iki gise burimo guteza ni ikihe? Ati ndi. Undi avuga ati ndagira ngo undebe. Ati ngiye ntabwo mbihagazeho neza, ariko ngewe nagukubita isura yawe nkayiharuraho urwo ruhu rwawe, ndetse narangiza nkaruguhereza nkarukugaburira ukarurya. Ufite excuse me, nasigenda kuzi turaziranye nta nubwo amuzi nyine. Wadanga ngo oranze amukuramo wigi, amukuramo imisatsi. Ati amana yanjye iyindi ncuro nzigira nkubona wagakobwa we, nge nzaguhereza utuntu nzagukorera ku buryo iyindi ncuro uzigera wireba uziyanga nabi cyane, uzigere wongera kwibeshya nyagasane. Ngo ariko ngo iyo tutaragera mu rugo bino nibyo tuba twivugishwa, ngo ariko iyo tugezeyo natwe dutangira kubona ko wagira ngo wasanga ba bagabo bari mukuri na ba bagore bo mu ngo. Reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like niba ugakunze, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo agace ka gatatu ninkazana nako tuzakarebe uburyo ibintu byose byagenze. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, mbafite ku mutima cyane. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.